nushaka kurongorwa njyewe nzagushyigikira kuko sinakurongora urabizi ariko umunsi washatse gukora kuzambwira koga kujya mubwire ahubwo yafashe umwanzuro wo kujya kusanya duke arunda kubera iki ushaka kuba njyewe natekereje ko ari greedy gukunda amafaranga bikabije kumva yuko agomba kubagarira yose. Umusaza agira amatsiko afunguye asanga za sex toys yabonye ntago ari zo gufasha umugore we kubera ko umugabo atamuhagije, ahubwo n'umushinga w'umugore akora kugira ngo abeho. Bagiye kuvuga na gisori ziranye mbese n'umushoramari. Urabona ko umuntu agiye gufungura butike bishyura inzu ukagura ukarangura, nawe rero yararanguye mu bituma umushinga ugenda neza izo sex toys. Yoherereza uwo turi ku mukinnyi wa filime hano mu Rwanda ubu tuvuga Yes, mwakaze kuri TBT Rwanda. Niba uri mushyashya ni karibu cyane kandi mpijeje yuko tutazakwicisha irungu. Niba rero nawe usanzwe udukurikira urakoze cyane, turagukunda. Abanyamuryango ba TBT Rwanda nababwiye ko twebwe dufite hano ubwo bakiri ubundi arakunda ngo dufite abakunzi ariko ntibakiri abakunzi ahubwo basigaye ari famille. Ndasuza famille yanjye yose ya TBT Rwanda aho muherereye, abakuze, abatonto, aba uncles, aba aunties, basaza banje, harimo abari muri sanivuga ibihugu simangiye kwiteranira ariko reka mbivuge nta kibazo. Nawe buri gutaha uzaduha impamvu ituma tukuvuga. Basuhuza abasaza banje, hari umusaza wanje umwe uri muri Canada muri Ottawa, hari undi uri Washington aho bita Seattle, hari ni benshi. Ubwo uyu munsi reka intashyo zacu tuzerekeze kuri abo bavandimwe bari aho ngaho, ariko nyabisa nkeneye n'abakuru banjye n'abarumuna banjye kuki babaye basaza gusa. Biratangaje kubona TBT ikurikirwa n'abagore benshi kurusha abagabo, ko statistique yatwereka ko turebwa n'abagore 58%, abagabo bakaba 40, babyumva ko 42 gutyo. Ariko ugasanga abantu badutera inkunga, abantu badufasha ubuzima bwa buri munsi, abantu baduha ibitekerezo, baduha amakuru n'abagabo n'abagore. Nyamuneka umuryango wa TBT Rwanda muze mutube hafi, tubane cyane. Ngira ngo rero uyu munsi wa none nk'izibye mu magambo tugiye kuganira hano, tuganira ibintu byinshi bitandukanye, ariko iki kiganiro ni ikiganiro kibanda cyane mu gukosora cyangwa se mu kwerekana ibitagenda neza mu rwego rwo kubishakira umuti, kuko buriya ntabwo ushobora kwivuza indwara utazi. Ugiye kwa muganga ntabwo bashobora kuvura batari bamenya ngo urwaye iki, kandi murabizi ko ibuye ryagaragaye iyo ritatisha isuka. Uyu munsi rero turajya mu myidagaduro yacu hano mu Rwanda, cyane cyane mu buhanzi, mu bugeni. Ubuhanzi barimo indirimbo, abahanzi b'indirimbo, abahanzi b'imivugo, hakabamo abakinnyi b'amafilme, hakabamo abakinnyi b'amakinamico. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bwamamare. Ushaka kuba utari umuhanzi, utari umukinnyi wa filime, ariko waramamaye. Nabonye ko dusigaye dufite abita aba influencers, YouTube bisigaye ijyaho n'uwo ari wese nta kibazo. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bwamamare mu bakobwa, mu bari n'abategarugori bo mu Rwanda. Kandi icyo gihe hari niba kizamo n'abategarugori harimo n'abagore, abagore n'abakobwa. Ubwomanzi bugaragara mu bakobwa biboneka ko ari abazwi cyangwa se baba star, reka tubyite gutyo, baba star. Nkibaza ntese kugira ngo umuntu mu Rwanda amenyekane bimusaba kubanza kwiyandarika? Ese kuba ukina filime, kuba uririmba, bigusaba kugira ngo ube wiyandarika kugira ngo ibyo bintu ubikore neza kurushaho? Turaza kurebera hamwe impamvu ituma uyu munsi wa none umuntu arangiza kwiga cyangwa se ntarindire ko arangiza
nyuma y'impano hakiyongeraho gushaka kwamamara cyane, nubwo nta wamwishyura, nubwo nta wagira gute, ariko agashaka kwamamara cyane 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 ku gitsina gore. Uyu munsi turi kuri case study y'igitsina gore, y'abagore n'abakobwa. Nimunshotora ikiganiro gikurikiraho nzabazanira abagabo n'abasore. Uyu munsi kugira ngo wenda nsasire ikiganiro cyane neza, birashoboka ko mu Rwanda abantu tujya gukina, ko nanjye ndimo, abantu tujya gukina filime, tujya mu buhanzi, ahanini tuba tutagamije guteza impano imbere, ahubwo tuba tugamije kwimurika, kwiyerekana, kugira ngo tumenywe, tubonwe, hanyuma tukoresha iryo zina mu buraya. Uyu munsi ndaza gushimangira mu buraya cyane cyane abakobwa, abagore. Mu bakobwa harimo abakokera, abakobwa bisanzwe, harimo abafemale cyangwa se single mothers, hakabamo n'abagore bafite abagabo badatinya gusiga ingo zabo ngo nuko ari umustar, adatinya gusiga umugabo waryamye mu buriri, akagenda muri douche, akajya kuri video agakora ibikorwa biteye isoni kuri video call, kubera ko ari bugire gute, ari bubyishyurirwe. Tukagaruka kuri bano bantu mudukurikirana umunsi ku munsi. Sinzi wenda muze kumpa amakuru, nimero yanjye iriho, ku muntu ushaka kudutera inkunga urayibona, ariko bafite n'amakuru agendanye n'ibyo tugiye kuganira umunsi nabwaza kubibwira. Ndaza kwihangana mbubunyabunga cyane, nta muntu n'umwe ndi buvuge izina rye, ndihangana kabisa ngerageze kugira ngo ntaza kugira uwo mpungabanya, ntaza kurenga ku mahame y'umwuga. Ariko uyu munsi ndaje mbaheze case study y'umwe mu bagore, cyangwa se uno mufemere, okay, cyangwa reka mvuga umukobwa nanjye, bakobwa ba hano mu Rwanda, muri sinema wagiye akangaza umuntu w'umukuru w'umusaza ariko udakuze cyane, nawe ibyo ndabigarukaho. Uwo musaza yakoze amabara menshi pe, kugeza aho umubu asa nk'aho ari umugabo we amusanganye sex toys, cyangwa se bya gitanga iki mu Kinyarwanda. Rero hari amagambo tutagira mu Kinyarwanda, sex toys basita gute mu Kinyarwanda, ariko ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwikinisha ku bagore. Ibyo ngibyo numva abantu bankurikirana ko biri kose, abantu bankurikirana nta muntu waba utazi sex toys mu bantu bankurikirana, niko mbyizera. Niba utanabizi ndagusobanurira. Byagenze gute rero? Uyu mukobwa ni umukobwa uri muri sinema nyarwanda, benshi bimwe gushaka kuba mumuzi, ariko sindi bumuvuge. Inkuru yangezeho niturije, wumva yanangezeho turi mu byo kwibuka, ariko ntabwo nagomba kwikora. Siyo muri yonyine ngeraho, ko sinkunda kuvuga, nkunze mvuge buri cyabaye cyose, ntabwo gurukana n'ibigurutse. Ariko hari inkuru nkumva ubwoba buranyishe, avuga ibi bintu irifu ko abantu babimenya, bakamenya what is going on, niki kirimo kiraba. Ubwo siwe gusa, hari abakobwa benshi bagiye, wenda iyo case nayo nzayivuga, iyo case nzayivugaho y'abakobwa bagiye noneho bo muri cinema still babesha abagabo, babesha abasore b'abandi baba diaspora, bakababesha ko bakundana nabo, barangiza bakabacunshura, ni nko kubiba bakabarangiza, ariko ntayo bakoze mu mufuka. Ariko ibyo ngibyo twabonye ko hari itegeko ribihanira, ugambuza ibishukana, ukakubeshya ngo afite umushinga runaka, nyohereza $1,000, nyohereza 2, ukabyohereza ngo murakundana, ukamuburira irengero, cyangwa ukumva ejo bwo yakoze ubukwe. Izo case zirahari. Ariko uyu nguyu noneho ibye ni igitabo gikomeye cyane. Reka dutangire. Uyu mukobwa ngiye kuvuga ni umukobwa yaje nkuko nababwiye, ni umufemere, yaje guterwa inda mu buryo butunguranye, arangije ava mu gihugu ajya mu bihugu by'abaturanyi. Ageze mu gihugu cy'abaturanyi, nacyo ntari buvuge izina,
yagiyeyo asa nk'uhunzi wabo. Urabizi umukobwa wese iyo bamuteye inda birumvikana kenshi dukunze gukora iyo akiri muto, kuko icyo gihe niba nshoboye kubara neza ntabwo nzi neza imyaka yari afite, ariko ni hagati ya 17, hagati ya 16, 17, 18. Umwana ufite iyo myaka umwanzuro wose yafata wumva ko bakiri muto, gufata imyanzuro ahubutse n'ibintu bisanzwe. Agenda muri icyo gihugu cy'abaturanyi asanze umugabo wamuteye inda. Agezeyo umugabo, ku makuru dufite tubwirwa ndetse turutse kuri nyir'ubwite, avuga ko umugabo yamubereye mubi. Ibyo birumvikana, ariko ari muri icyo gihugu aza kuhahura n'undi mugabo, ntamwe ndibuze kubibazaho. Bene data ba diaspora, bene data koko umugabo yahuye nawe ni umugabo ushobora kuba mukubye nka 3 mu myaka cyangwa 4 pe mukuru. Uwo mugabo noneho akaba afite umugore uri muri diaspora mu bihugu, nta mu gihugu nashatse kuvuga, gusa ni hagati ya Amerika, Canada se, Australia, hafi aho ngaho. Akaba afite umugore n'abana, ariko noneho ngo umugore akaba yarabwiye uwo mugabo kanamubwira ngo no kugira ngo uyandarike ko washaka umukobwa umwe ukamwitaho akajya nawe kugira ate akumenya muri ya gahunda yo mu buriri. Birumvikana, uribaza kugira ngo umugore n'umugabo bagere kuri stage yo kuvuga ngo umugore akwemereye gushaka undi mugore, bese akwemereye kuba umukeba, kuko ngo ntibabonana cyane. Urumva niba umuntu ari wenda za Amerika cyangwa za hehe na za Burayi, kugira ngo azabashe kubonana n'umugabo we uri hano mu Rwanda biragoye. Ariko ugahita wibaza uti aba yari umugore wari uri mu Rwanda, umugabo ari hariya, yamwemerera gushaka undi umukobwa umukebura icyo kibazo. Ese umugore we ahari umugabo yamwemereye nawe gushaka umufasha? Kari cya kibazo nyongeraho cy'abagabo bamwe na bamwe, ariko benshi muri bo bikunda, ugasanga sinzi, reka twe kuvanga amadozi. Uwo mukobwa rero ngo yahuye n'uwo musaza, niba aramugira impuhwe ntabwo mbizi. Bemeranye urukundo, musaza w'abana n'umugore bari hirya ngiyo, amuvana aho ngaho muri icyo gihugu amuzana i Kigali. Sinzi amazu y'ibihumbi 100 amukodeshereza inzu nziza, mbese aramutuza arugira nk'urugo rwa kabiri, kugeza aho no muri salo y'uwo mudamu harimo ubwo ndi kumwita umudamu kuko urumva ndetse nimba yarashatswe n'uwo musaza akabyara, kumwita umukobwa biri kunanira, ariko aho birwongere kugera mwita umukobwa kuko biracanganye. Ni inkuru nyine umuntu wese wakumva kumvira acanganye. Umusaza aramuzanya amushakira inzu nziza, buri kintu cyose. Umugore kugeza aho yatumirijwe amamodoka, agenda agura imodoka zihenze zimwe essence. Namwe murabizi hano igitoro kigeze muri iyi minsi, ewa ndikabira henze, ariko yaragiye ashaka imodoka ngo ihenze kubi, ariko mwinywa kubi ku buryo ngo nko mu birometero nka bingahe nka 2,50 by'abanyarwanda babigiye. Izo dépenses zose uwo musaza arazishyura, ariko ntabwo ari umusaza cyane mutabyumva gutyo, ni umugabo ukuze, reka tubivuge gutyo. Uwo mugabo ukuze akazishyura, akamumenya saro, ngaho mu massage, ngaho amasabuna, ngaho ibiryo, ngaho buri kintu cyose. Mbese umugabo aramumenya, amumenyera umwana, aramumenya n'ibyageraho gusa, amenya n'iwabo kuri nyina w'umukobwa. Umugabo aramutunga, ngira ngo na nyirakuru uko nawe aramufite, famille yose umugabo aragenda. Mbese yararongoye, ariko amaze kurongora arongora umuryango wose muri make. Ubwo ndi kuvuga mu byo kubafasha. Uribaza arangije amafoto muri salo, mbese nk'umuntu ufite urugo, ubana n'umugore, ubana n'umugabo. Bukeye wa mugabo aza kwinyabya mu cyumba, agiye gusanga ahantu hari sex toys. Ibyo nakubwiraga nyine bakoresha bari kwikinisha abakobwa n'abagore. Asanga umugore yitwa
witwa umugore we, kumva nawe ntiyahabaga cyane bitewe n'impamvu z'akazi, ariko yaratahaga rwa rugo nyine nk'uko umuntu yaba afite urugo. Asanga nyamukobwa we nakubwira ibintu byose amukorera, amumenya kuri buri kintu. Ibyo ntibimuhagije kuko yamugeneraga umushahara w'ibihumbi 800 ku kwezi. Nyuma y'ibindi byose yamuhembaga 800 ku kwezi. Hagenda asanga wa muntu afite sex toys mu cyumba cye na madamu. Ariko ugahita wanariza ukibaza, ubundi umwana w'imyaka 10 taruzura 18 watewe inda bibaho, ibyo ntabwo najya kumucira urubanza bibaho pe. Ariko akagenda akajya mu gihugu nk'icyo cy'abaturanyi, umugabo akamwihinduka, yarangiza agakundana n'umugabo umukubye hafi imyaka inshuro 3 cyangwa mu myaka, reka tuvuge 3 mu myaka, akaza akemera kuba umugore wa kabiri. Kuko urumva arabizi, nuvuga ngo n'intuza na n'iyo famiye yindi iri hanze baravugana. Ari uwo umugore wa mbere w'uwo mugabo arabizi, kandi baracyari kumwe ntibatandukanye. N'uwo mukobwa arabizi neza ko uwo mugabo afite undi mugore, akemera uwo muntu. Yarangiza umuntu akamwishyura ibintu byose, akamenya umushahara, akamenya kuri buri kantu. Ntabishime, akagerekaho kuba afite sex toys mu nzu. Jane saza basi nyamuneka uyu mugabo bagiye kumuzanira amaze sex toys, babona imyaka n'ubundi tayari byaragendaniye ko no hepfiriya, akavuga ati rero nyamusari wenda amafaranga ntawayanga, ariko mu gihe aho kugira ngo ncinye mu mugabo wanjye reka nshakisha ibimfasha. Ko turabizi yuko rwose bisigaye nta n'ikintu bikivuze. Reba ahantu isi iri kugera, hari kugenda hantera ubwoba. Nta kintu bikivuze kuba umuntu afite n'umugabo babana mu nzu nta kibazo, ariko afite na sex toys mu gihe atamuhagije akaba yakifasha. Jewe nimvuye nkuru, ikintu cyanje mu mutwe wanjye ni ikintu navuze, nubwo yashatse umugabo mukuru birashoboka wenda ko ntacyo amumarira, ariko twibukiranye ko tuvugana ku mwana uyu munsi afite imyaka 22. Yarambaye imyaka 5 n'uwo musaza mu nzu, amufatanye sex toys mu nzu. Umusaza agira amakenga, n'umusaza nawe ushaka kumenya buri kantu, ushaka gukabuta amakuru yose. Yarabifashe, amaze kubifata abirikodinga, none atangira kumukeka. Aho rero niho inkuru yacu igiye kubera akasa mutwe wa mugani. Tangira kumukeka, afata ya telefone y'umugore. Nuko afite telefone yanjye ukagenda wandikamo wenda ngo sheri muri WhatsApp, ugahita ubona abantu bose basheri. Uri ngo nyine aketse ko ari uko umugabo atamuhaza wenda akaba afite utwo tuntu ngo yifashe. Bibaho, katubyakire ko bishoboka. Kumbi yarasacinga akandika wenda ngo sheri cyangwa se hani, agahita abona rabiswe byanditse muri WhatsApp, itubona uza zose message zose ahantu harimo iryo jambo. Genda habona, asanga hagiye hari video k'amasegonda 30, k'amasegonda 40 yagiye yohereza abantu atari umwe, batari na babiri. Umusaza agira amatsiko, afunguye asanga za sex toys yabonye ntabwo ari zo gufasha umugore we kubera ko umugabo atamuhagije, ahubwo n'umushinga w'umugore akora kugira ngo abeho. Bagiye kuvuga nagisorize ranye, mbese n'umushoramari. Babona ko umuntu agiye gufungura butike, bishyura inzu, ukagura, ukarangura. Nawe rero yararanguye mu bituma umushinga ugenda neza, izo sex toys. Yoherereza uwo turi ku mukinnyi wa filime hano mu Rwanda, ubu tuvuga afite imyaka 22, kugira ngo byumve.
yohererezaga abasore n'abagabo video arimo ari kwikinisha ari gukoresha izo sex toys kugira ngo bamuhe amafaranga. Twibukanye ko umuntu nta kibazo cy'amafaranga afite, hagari mu bihe bibi. Okay, amafaranga umuntu arayakenera igihe cyose, ariko noneho uwo muntu si wa muntu avuga ngo yaburaye, ngo byanze, ngo yabuze minivare y'umwana. No, ni wa muntu ufite ubuzima burenze bwo benshi muri twe tubaho hano mu Rwanda. Nabiswe babitoroshye, ariko ni wa muntu niba umuntu afite transport, afite rent, afite buri kintu cyose, umwana we yiga, waba bameze neza, arya, jya muri salo, asa neza, ari wa mukobwa nyine kuri standard y'abandi mubona mukunda, ngo waba asa neza ambaye amaperike, ari muri abo ngabo. Umugabo yarabibonye arumirwa, no atagera no sasa nawe amera nk'umuntu ugize ihungabana, ugize ka turoma, atangira kujya aneka, ashyiraho maneko zikurikirana umugore, ashyiraho yohereza abantu kunzu kugira ngo bajye kureba ibintu birimo biraba, mbese ashyiraho maneko impande n'impande. Wa mukobwa rero ntabwo byahagarukiye aho. Umugabo yaje gusanga wa mukobwa yari afite ubukwe n'undi musore. Umusore yitaga ko aba muri Amerika, ariko mu by'ukuri atariho aba. Iyo nkuru rero yagenze gute? Turacyari ku muntu kugira ngo mwumve ukuntu umuntu ateye ubwoba. Yari afite umutipe bateretana abana n'awa musaza mu nzu. Baratetana, umutipe amubwira ko aba muri Amerika, ni diaspora sinakubwira. Undi nawe aravuga uti kwa heri, visa naiona, natoka USA. Cya gisaza gifite mu nzu. Barapanze ngo barakundana. Mu makuru yizewe yatanzwe, yavuze ko uwo muhungu amafaranga yamwoherereje ko na $500 mu myiteguro y'ubukwe. Ibindi aramubesha, bubwira ariko kundi murabizi ko mujya mutanga impamvu nyinshi, wenda bibaho ati wenda banke bimeze gutya na gutya, ati noneho wowe gira ukoze kino ninza amafaranga nzagusubiza. Umutipe amushyiraho, ntabwo nzi icyo yari agamije pe, amushyiraho, ubukwe buratutumba, ubukwe buvuza ubuhuha, umukobwa aragenda akodesheje romantike ku Gisozi. Amafaranga ye, noneho ku mafaranga ye wakibaza ngo ye gute, ye noneho yibye, ese ndabyita kwibara, na amafaranga mbese yawa musaza. Wenda shona ko ari utwo yashyizeho bitewe nuko yacuruzaga ama video n'ibiki, ariko gatuyita amafaranga yishyura sale ya $2,000,000, yo atari ni tent ariko romantike na matante ya $2,000,000. Yitegura umukunzi ku munsi nyirizina umukunzi yari kuziraho, yifata ka video n'amavarize n'ibikapu, avuga ati ndaje nkurongore biceho byagaciye. Umukobwa nawe ati ngomba kujya gufata shushu behehe ku kibuga cy'indege. Ubukuntu kambabwire ibi bintu mubona biba uyu munsi bifite ingaruka mu myaka 5 iri imbere. Baravanga abantu bariyaho, ntago muri ababona ibyo ndi kubabwira, ntago muri ababona. Uyu munsi kirajyaga bavuga ngo abana bo, ariko biratangaje ko ubu ngubu abana muvuga abakobwa iyo mico yose baba barimo, ubwo bugome bwose n'ubugambanyi baba barimo, ba nyina baba bashyigikiye. Uwo mwana w'umukobwa yakoze kuri nyina, akora kuri nyirakuru, bajya kwakira nde umuntu bagiye gukora ubukwe, kandi nyina azi neza ko umukobwa w'abana n'iki n'uwo mugabo nubwo batasezeranye. Nabyo ni ikibazo gikomeye. Basezeranye kuko afite undi mugore, ariko nyina yemeye ko uwo mwana we arya amafaranga y'uwo musaza, bakabana mu nzu k'umugore n'umugabo, ariko none yemera ko uwo mukobwa we akunda n'undi musore, bategura ubukwe babihisha wa musaza. Urimo kubyumva? Yemera no kujya muri ibyo bikorwa by'ubugoryi bwo kujya gufata umusore ukunda n'umukobwa azi neza ko umukobwa yashatse. Noneho ikintu wenda cyatumye ngarukira umusaza, yabwiye uwo mukobwa amubwira ati reka nkubwire, nushaka kurongorwa njyewe nzagushyigikira kuko sinakurongora urabizi.
ariko umunsi washatse gukora ukuzambwira koga kujya mubwire ahubwo yafashe umwanzuro wo kujya kusanya duke arunda kubera iki ushaka ngenda natekereje ko ari greedy gukunda amafaranga bikabije kumva yuko agomba kubagarira yose. Umukobwa yarashyushye ubukwe buranonswa abantu bose umva n'ubwo bw'umusitari bose barayimenya bajya ku kibuga cy'indege rero bajya ku kibuga cy'indege na nyirakuru ubwo urabyumva ibyo sinabibonye sinabimvisha ko biri kose n'indabo zari ziri ntaho barategereza kujya musoraza baraheba bahebye umukobwa ahamagara umuntu baziranyeho n'uwo muhungu aziko yarazi ko yazi uwo muhungu ahamubwira ati se banza basubwa bagize ikibazo byagenze gute arahamagaye ati se runaka ari hehe ati ko yagombaga kuza ati zazava hehe atazava muri Amerika ati runaka atuye muri Amerika umukobwa ati kagira inkuru ati reka atuye mu Bushiru. Birimo kwibaza uvuga ngo buriya karma is a bitch ukasikamingaga abandi nawe baramusikaminze ati umutipe atuye mu Bushiru kandi nta naho yagiye arahari kandi bivuga ko yamwaje amavideo mu gitondo akuriye amavarize arimo kuza mugatundaje shushu bamwerekana na passport n'ibiki. Umukobwa nibwa akubiswe n'inkuba tagira amazi atashye arasara avuza induru arirukanka avugije induru arasara abantu babona birakomeye hari n'utuvideo wenda sinabikora ariko turahari sinatubereka kuko ntabwo ari ngombwa ariko turahari yasaze arasara barakusanya barabumba biranga kugeza bamujyanye kwa muganga nyina utagira isoni ariko ubwo nyina uvuga kugira ngo mubyumve neza yigeze no gushwana n'umukobwa we ndimo kubabwira bapfa wa musaza bivuga ko nyina yashatse kumutwara umusaza we cyo mu nyumva famille dufite muri kibage akaye naho ngarukira mwana mu by'ukuri ushaka ko nta burere yahawe pe kuko niba ushobora gupfa umugabo na nyoko agufasha muri izo ntuza zose muri izo kata zose nyina w'umukobwa niwe wahamagaye wa musaza urumva bari bateze amaboko biringiye ko bagiye gukora ubukwe no mu diaspora muri Amerika babikora babihishe umusaza mu nzu none mitwe y'abapfubanye batenze ibipfunsi basanga nta kundi kuntu ugomba kugenda musaza bata umukobwa yarwaye yarembye ati yabaye ikikumbi musaza makuru yagize gute yayamenye musaza gusura umukobwa amubwiza ukuri ariko muri uko gusara uko ijanarize wenda za hamwe mu bo twakuye makuru cyane ko umukobwa urumva apari izo ngeso zindi abantu no kubana n'abantu biragoye harimo tw'udutikunye ntashaka kwinjiramo tw'abakobwa tw'abagore burabyumva namwe kandi nabo bagenda wenda baganira aho baganije nabo bakaganiza abandi gutyo mpaka inkuru ikangeraho nibereye mu rugo. Amakuru avuga ko bishoboka kuba yabaga yarisazije kugira ngo agire urabona hari ukuntu nko mu rugo n'umugore bagize bashwanye umuntu wakoze ikoze akenshi akunda kwirakaza sinzi nimba mubibona nawe nasaza ni technique ntabwo bihamya ariko nkukira amakuru technique yashobokaga yari yo kwisaza akigira umusatsi kuko yashatse kwiyahura yagihagarara hejuru kuri etage bashaka kwiyahura kwimanura hasi baramufata niko gusa nyine akiruka nkagira gute rero bavuga ko birashoboka koko byaba byaragize iyo trouble mentale ariko nanone andi makuru avuga ko ashaka ko ari ntuza kata yakoresheje kugira ngo agire akurure sympathy agire atari impuhwe wa musaza ye kugira gute kumurakarira gamufane kwibere
umusaza rero yaramwumvishe arambwira ati se koko ko nakubwiye ko niwe wajya kurongorwa nta kibazo wambwira ibi bikoreye icyo ndamusaba imbabazi ati nawe urabyumva ati ngewe nawe mbona nta future ati kandi nawe urabizi ati kubona hasizano ryawe mfite nta hazaza ndimo kubona byanyabyo koko. Ariko umusaza arambwira ati ngewe sinigeze nkuhambira gushaka nakubwiye ko nubishaka uzambwira ariko kugira ngo inkuru tuyigabanye umusaza aramubabarira. Umusaza mubabariye urabyumva ko umuntu wese ubabariwe kamembu bibaza kuko biri kose none agiye guhinduka. Ahinduka byahehe ko niba nibuka neza nyuma y'icyo kintu nyuma y'uko umuhungu amukatiye kamera nk'usaze akava no mu bitaro ugasubira n'umusaza ndumva aribwo yaje kujya nanone ahandi mu gihugu cy'igituranyi ariko cyo nshakana na kivuga yagiye hano hirya kwa Museveni Uganda. Agiye Uganda amakuru avuga ko ariho yahuriye n'undi mugabo ariko ubwo ntabwo izangeso zo kuvuga ngo amavideo y'ubusa gukura abati n'ubundi yarabakura urumva ukuvuga ngo izo connection zose yabonaga nuko babaga bahuye n'ubundi ari kubarya amafaranga. Agiye hano mu Buganda yikojejeyo ahura n'undi mugabo amakuru ye wenda ntari buze kuvuga menshi hano ariko ufite imiziro ku buryo ataza mu Rwanda wenda babyumva mabyumva nawe ariko umukuru urumva sibwa panze ubukwe bwa kabiri ariko ubwo mama murabyumva bwa kabiri nyuma y'uko afashwe nyuma y'uko amaze kuba scammed bamuscaminze agasara agashaka kwiyahura nta minsi ngaho ishize abagiye Uganda akibana na wa musaza sitepe ahahuriye n'ikindi gisaza nacyo ariko ngo gifite inoti kabisa. Umukobwa yapanze ubukwe wa musaza abupanga mu ibanga wa musaza atabizi noneho ubwo bukwe ukuntu byagenze ubukwe ntabwo umugabo yari ahari bakoze ubukwe n'ifoto kuko murabyumva gatemerewe kugera hehe mu Rwanda. Ubwo bukwe nta kamera yari yemerewe ubwo bukwe na mbese ewana nta kintu na kimwe cyari cyemewe ku buryo bushobora kujya hanze wagira ngo nyine ntago ari bwabo gukora ngo wishime uvuga uti nakoze ubukwe abantu babyine abantu bafotore bapostinga bashyire ku mastatire kareka cyane mu ibanga rikomeye cyane. Aho rero ikintu umusaza yakoze nta kindi undi remenye ko ubukwe bwabaye ariko ikintu ntaramenya neza niba yarakoze ubukwe agakomeza akaba muri yanzu y'umusaza simbizi ariko ikintu cyose kiba umusaza yagiye akusanya ibimenyetso byose kuko yagendaga yohereza abantu baza gukora utuntu mu rugo ariko ari ba maneko muri ubwo bukwe hari harimo maneko wo musaza wo mupapa ndikora kuvuga uko ntagashaje cyane ariko ni mukuru pe uwo musaza ahantu hose yabagari yabona muri sinema ubwayo harimo za maneko ze urumva harimo za maneko icyo yakoze nta kindi yegeranyije ibimenyetso byose harimo nizo sex toys twavuze byose abikoramo akavido kamwe arakamwohereza aramubwira ati rero urabeho kugeza uwo mukobwa yaracennye nubwo yakoze ubwo bukwe ariko uriya musaza ndakwibutsa ko atamufashaga wenyine yamufashaga na nyina baje no kumupfa bivuga ko yashatse kugira ngo buncenche bakore buncenche we n'umugabo w'umwana we ako mwumviro dufite agafasha nyirakuru agafasha imiryango famille yose urumva yagize aca arabarekura wa mu diaspora rero utemerewe kugera mu Rwanda we kugeza ubu ngubu bakoze uko ariko sinzi nimba yari yanaja nta nubwo aragenda ariko gusa gukena ko yarakena ntabwo wamenya ngo ubu ngubu ari mu biki kandi situation yese ishaka kuyivuga sinzi nimba agikina cyangwa atagikina gusa akinaga muri filime iri mu zikunzwe hano mu Rwanda kuri YouTube ntabwo nzi niba agikinamo cyangwa se
byarayivuye. Case study ndagerageje ibishoboka murumva ibintu by'imyaka 5 ntabwo nabivuga mu kiganiro kimwe ngo birangire. Ndageze ibishoboka byose kugira ngo negere ndebe utuntu tw'ingenzi ama evenement y'ingenzi nkababwira, ariko ni ibintu birebire cyane. Uwo muntu uribaza, ndashaka kubaza aba bakobwa, abadamu, kuki dushaka gusiga icyasha umwuga dukora? Kuki dushaka gusiga umwanda umwuga dukora? Kubera yuko nibiba rimwe, bikaba kabiri, bikaba gatatu, umuntu wese babonye avuga ati ubwo nizandaya nyine. Niba kone gukina filime avuga ati nuko bimeze, buriya nawe yirirwa tubura abagabo yarabamaze, yirirwa yifata ama video yohereza abantu muri Amerika na za Burayi na za he. Urimo kwibaza kintu, kubera iki ntabwo bishoboka ko dushobora gukora sinema, tukaririmba, tugahanga udushya, tukaba aba influencer, tugakora itangazamakuru, tugakora YouTube, ariko turi abanyamwuga tugamije gutera imbere binyuze mu nzira nziza zo gukora? Nimba kuki iki kintu, niba ari competition iri hejuru, niba ari ushaka gukira vuba, niba ari iki, kuki mwumva mpemuke ndamuke? Uwo musaza nubwo nawe urumva afite ibibazo bye, ariko yagize trauma kubera uwo muntu, ntabwo nzi urugero byari bigezeho kugira ngo umugore we amwemerere kugira inshore cyane mu Rwanda. Sinzi niba byaratewe n'uburaya bwinshi wenda yakoze, umugore akagira akavuga ati oya, aho kugira ngo ujye muri fata umwe, cyangwa se nimba ari umutima mwiza w'uwo mugore we yajya akavuga ati umugabo wanjye agomba kwicwa n'irungu ntahari, reka tumushakire umupfumbata. Uyu munsi we yamushakira umupfumbata ntiwamusogose, kuko uwo musaza ari traumatize. Iyo video y'ibyo bimenyetso nkubwira yayikorewe n'umwana we. Ibaze kwereka umwana we ibyo bintu, nikibega ko umuntu aba amaze hari tumwe mu dutsinga tuba twatangiye gucomokoka. None nkababaza nti, nshuti zanjye, bagore beza, mwagerageje, kuko ibyo bintu ari wowe uri kubikora, ndahamya neza ko nawe atari stable muri mento, afite ikibazo gikomeye cyane. Kuko ntabwo ushobora kumbwira abagabo bose amaze kunyuramo abo nabazwe. Hera kuba muteye inda muri Kenya bwose tuzi ko byagenze bose, ndahavuze. Anyway, umuntu wageze aha ngaha ari kureba kino kiganiro aba bikwiriye kuhumva, ntabyo ndi bukureho. Ntabwo nzi ngo aho ngaho yari ari byagenze gute kugira ngo ajye guhura n'uwo musaza. Uko biri kose birashoboka ko ari abandi bantu babanje guhura nawe bamaze kuba bangahe. Noneho reka tubarere abo babanye mu nzu gusa, ongera uwo musaza, gereka abo bari bafitanye ubukwe bangahe, umwe, wongera uwo ngo bakoze ubukwe bw'ifoto, wongera abo yohererezaga ama video call y'igitsina cye. Ariko se numva umuntu we afite ari tayari neza. Ibi bintu rero mwishoramo muzi ngo mushaka ngo gusa neza, kugaragara neza, batabanyuza mu ijisho, mukajya competition n'abantu mutazi ko babonye ibintu, kugira ngo gusa ngo murye neza, ngo musokerano henze, mujya gukopinga champagne. My dear, bizabica, ndabibabwiye, bizabica. Niba utabica ngo bahuhure, bizabica muhagaze. Kandi byaratangiye, benshi muri mwe mwapfuye muhagaze. Nimushaka kugira ibitekerezo bizima igihe cyose wamutekereza ngo ntuhe mugabo uri nk'amafaranga. Excuse me. Ibyo bintu rero ntabwo ushaka kubikora ngo nurangiza ujye na mindset yo gukora akazi gasanzwe. Ni ibintu bidapfa guhura, kesi zakunze ni nkeya, kuko bene uwo mwuga umuntu aranasaza agakecura n'ubundi agishaka kurongorwa n'abagabo batandukanye. Kandi inshuro nyinshi amafaranga mukuramo
byaje kugaragara ko abanyabwenge nibura babasha kubyaza umusaruro ari bake cyane. Abenshi nibyo ngibyo mwirwamo, umugabo akodeshereza imodoka yishyura ku kwezi n'umushoferi, amafaranga yakayiguze yakakubakiye akazu gatoya ahantu kwaje, uvuga uti n'ibyanga nzahungiramo, ukajya kuba muri etaje ya miliyoni yakagukodeshereje wenda inzu y'100, ayo 900 ukaba washaka ikintu yakoramo. 900 se amezi 5 nangahe wabura ikintu yakoramo. Ariko ubanza umwuga w'uburaya ugendana no gutekereza ahantu hagufi cyane, sinzi ukuntu bigenda. Ugasanga rero birangiye nk'uko basizanye ku ifoto, ushobora no gusanga n'ibyangombwa byanze burundu ntanagende. Ugasanga umuntu amaze gusara, niho twumva ngo nyaradeprimiye ngo nagize gute. Ariko wareba impamvu abantu badeprimiye, ugasanga harimo imyanzuro twagiye dufata, kandi bishyiramo imyanzuro twagiye dufata ku tuntu duto. Reka uyu munsi minira ahangaha rero, ushaka guhinira ahangaha mbabwira ngo iyi nkuru mbahaye dusangizeho ibitekerezo. Dusangize ibitekerezo byawe kuri iyi nkuru, utubwire niba n'andi makuru mufite. Jewe nzajya nyabazanira, nzasiba kugira uwo mvuga, nzasiba kugira uwo ntungira urutoki. Ariko mu gihe mbona ibintu biri too much kandi mbona ibi bintu birimo birangiza abana b'u Rwanda, sinzareka na rimwe kubivuga. Mushake mu nyanga cyangwa mugire gute, ibintu mwihaye abastari, abakinnyi ba filime, aba influencer, byo kwigira abatubuzi mukoresheje uburaya, byo kwigira abantu birwa ku mbuga, birwa ku matelefone mwirikoding ibyo bitsina byanyu, nta kintu kibirimo na kimwe cyatuma wiyandarika, kandi n'ubundi ingaruka zabyo wese igarukaho. Reka dusoreza nayo komeza kuvuga byinshi. Ndabakunda cyane kandi namwe murankunda, ariko kunkunda rwose mwihangane, tujye dukundana mu rugo kuko mbakunda. Nkabazanira ibiganiro nk'ibi, nkababwiza ukuri, nkabakebura. Yemwe bantu muri aho ngaho mwirwa mwizeye abantu ngo n'abagore banyu, goza abagore banyu mutazi niyo bataha, aka kantu baze kumbabara bakabanza. Yemwe la diaspora mwe mwirwa muvuga ngo abantu n'abagore banyu mutazi niyo bataha, mutazi n'amasura yabo mutarayabona. Reka mbabwize ukuri, murimo muriroha mu cyobo ntazi umuntu uzakibakuramo. Mu minsi iri imbere tuzacana kamera, dutyaze mikoro, mutubwire ukuntu mwadeprime, ubundi mwagiye mutereta aho mwaturutse, aho mwavukanaga, aho mwari muturanye, nta bakobwa bari. Kuki mu diaspora yose yumva yarongora umustar? Iyo topic nzayigarukaho noneho mbazanira ibimenyetso bigaragara, kugira ngo mbakangure ibintu mwigize byo kumva ko muzarongora ngo abastari gusa nibyo bibakoraho, ejo mukaza muvuga ngo abagore, ngo nta bagore bakibaho. Ahubwo uzatubwira aho burambagiriza hehe umuntu wabonye utazi bye, kuki utomba kwa mugira umugore mukemenya kubana utagira n'ingwawe nibura ngo namusura namurebe, utaramenya uwari, utaramenya avukana nabande nuwo kwandi, imico ye ese yarabyaye ntiyabyaye, ese hari indwara arwaye, ese tuntu twishe. Rero mbabwire iyi nkuru yari kuyemo ibintu byinshi bitandukanye, ariko niba hari isomo uyikuyemo uze kutubwira muri comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Hariho nimero ushaka kudutera inkunga gushyigikira ibiganiro byacu, ni karibu rwose, nta kibazo. Si itegeko, ni ubushake. Nkuko washaka kugira ikindi kintu ukora, tuba dufite ibintu byinshi tubategura, ariko hakazamo imbogamizi zimwe na zimwe ntashaka kuvugira ahangaha uyu munsi. Niba ngombwa wenda tuzazivuga, ariko niba uzi uri umunyamuryango wacu, niba uzi uri mushiki, uri murumuna wanjye, uri mukuru wanjye aho uherereye, niba uzi uri musaza wanjye, wumva kandi ubishoboye, ubundi zo kumubohereza wa diaspora n'undi bamubohereza n'ubundi bene abo bantu bikarangira n'ubundi babahemukiye. Mushaka mwajya mwanyihera n'ubundi dore n'injye barabura. Sawa rero, njyewe nitwa Juliet Mutamba, ibiganiro byacu nakagaruka cyane. Ndabakunda.